umwana rero wiga muri aya mashuri y'imyuga ngewe namubwira nti mwana wanjye ni nkuko abana banjye nabo bangana gutyo, iga neza fata neza amahirwe uhawe, wigiye umwuga umenye kuwunoza, ntujenjeke, ntukorere ijisho, umenye ko icyo wize cyose ari ingirakamaro. Yes, ni mu kiganiro Knowledge Link, ni kiganiro tuganira n'abantu batandukanye bakadusangiza experience, bakatusangiza bimwe mu bintu bitandukanye bishobora kudufasha kugira ngo tugire ubumenyi twunguka cyangwa se tugire bimwe mu bintu byadufasha tubigiyeho. Turi kumwe n'abantu babiri tugiye kugana nabo, bagiye gutangira batwibwira, batubwira ibyo bakora ndetse banadusangize bimwe mu bintu bishobora gufasha ubumenyi ngiro muri rusange. Mwatangira mutwibwira. Mwaramutse, nitwa Julienne Mukabucyana, ndi umuntu waturutse Turuze ariko ndi umunyarwandakazi uba muri diaspora. Badutumaho rero iyo badukeneye kugira ngo natwe tugire umusanzu dutanga mu kubaka igihugu cyacu kandi no gufasha mu nzego zimwe na zimwe bikurikije n'imyuga tuba twarize. Badukenera rero bakatubwira, natwe tukaza tubyishimiye kandi tubishishikaye. Nk'ubu ngewe nizi ibintu bya formation professionnelle, gukorana n'abantu biga ibintu by'imyuga. Tubona yuko kuva na kera ni muri ibyo bihugu byateye imbere babanje kujya babisuzugura, bakiga amashuri ahanitse ariya za université n'izindi ubundi bumenyi bukomeye, ariko baza kubona yuko imyuga ari ikintu cy'agaciro kandi cy'ingirakamaro. Ubu ngubu kugira ngo twubake igihugu cyacu dukeneye abantu bize mu myuga yose, mu nganda, mu kubaka igihugu, mu bumenyi z'ingeri zose. Bityo rero aya mashuri, izi centre de formation zerekana yuko iyo myuga batangiye kwigisha tuyikeneye. N'inganda ziva hanze ziza kuba mu Rwanda rwacu ziba zikeneye abakozi bafite ubumenyi kandi bahuguriwe neza. Nicyo rero cyerekana yuko aya mashuri akenewe cyane. U Rwanda rwacu rwaratangiye kuyubaka ariko turacyari mu ntangiriro. Birumvikana nta muntu utangira ngo ahita agera mu rwego rwo hejuru, ariko uko tuzagenda twiyubaka natwe turi hanze tuzana ibyo dushoboye kubafasha, tuzajya tubizana kugira ngo mu minsi iri imbere tuzabe tugeze ahantu hashimishije. Murakoze. Murakoze cyane. Ibumoso bwanjye tubafite undi mupapa namwe mwatanye. Murakoze. Nanjye nitwa Hakizimana Bonaventure, nkaba ndi umukozi wa Rwanda Polytechnic ushinzwe career development and guidance. Iyo uroye urwego igihugu cyacu kigezemo mu bijyanye no kwitabira kwiga amashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro, bigaragara ko ari urwego rushimishije kandi iyo ugenzuye ugasesengura ugasanga amasomo ajyanye n'ubumenyi rusange nubwo nayo afite uruhare mu kubaka igihugu cyacu, ariko ubumenyi ngiro n'imyuga byaje kugaragara ko ari imwe mu nkingi ikomeye y'icyerekezo cy'igihugu cyacu, aho bigaragara ko mu nzego zitandukanye z'imikorere hagenda hakenerwa abakozi bagiye batandukanye bafite ubumenyi bugiye bunyuranye bujyanye n'imyuga, kugira ngo igihugu cyacu gikomeze kureba mu cyerekezo kiri imbere mu buryo burangwa n'icyizere kandi gifite gahunda yo kugira ngo bazabeho iterambere rirambye. Iyo turebye rero mu ishuri ryacu rya Rwanda Polytechnic rifite amakoleje agera mu 8 mu byerekezo bitandukanye by'igihugu cyacu, usanga hari abanyeshuri biga imyuga igiye itandukanye ku buryo mu byiciro byose n'abiga amasomo y'igihe gito ubona hari ibintu bishishikaje bigenda bigerwaho. Iyo uroye muri rusange nka buri mwaka baba bafite icyifuzo mu rubyiruko bifuza kuza kwiga imyuga, bigaragara ko umubare ugenda wiyongera nubwo wenda ubushobozi bw'amashuri atari ko bafite icyo cyifuzo cyose babujuje ibisabwa, ariko bigaragara ko hari icyizere gifatika ko by'umwihariko urubyiruko mu gihugu cyacu bagenda bashishikarira kwiga amasomo y'ubumenyi bw'imyuga ndetse n'ubumenyi ngiro, kandi uko ubushakashatsi bugenda bukorwaho, uko tugenda duhura n'abize iyo myuga hanze bahanganye no kureba uko babona ibyo bakora ku isoko ry'umurimo, ari abikorera ari abahabwa akazi, bigaragara ko amasomo y'imyuga n'ubumenyi ngiro agenda atanga umusaruro kandi ko hari icyerekezo cyiza mu iterambere ry'igihugu cyacu.
hari nk'umuntu utasobanukiwe wenda ibijyanye na career guidance, ese career guidance ni iki, ifasha iki, ishaka umuntu utasobanukiwe cyangwa se nk'umubyeyi wohereje umwana kwiga muri Rwanda Polytechnic ashobora kwibaza se career guidance ihuriye hehe n'ubumenyi ngiro? Aho career guidance ihuriye n'ubumenyi ngiro ni ahantu umuntu adashobora guhita atahura, ariko wenda reka dutangire tuvuga ko umunyeshuri wacu igihe akigera ku ishuri tuzi ko aba afite amahitamo cyangwa se yaragaragaje amahitamo y'ibyo aje kwiga. Birashoboka ko aba yaragiye abimenya mu nzira zitandukanye, ababyeyi bashobora kubigiramo uruhare, inshuti ze, abo bigana, ariko iyo ageze ku ishuri kiba ari igihe cyiza cyo kugira ngo arusheho gutozwa no kumenyera ibyo yiga kuva ku munsi wa mbere kuzageza igihe azasoreza amasomo. Bimwe rero mu bikorwa bikubiye muri iyi career guidance yacu hakubiyemo nko gufasha umunyeshuri kurushaho kwibona mu masomo agiye kwiga n'icyifuzo afite cyo kugira ibyo azakora nyuma yo kurangiza amasomo ye. Bimwe rero mu bikorwa bikora hakubiyemo nko ibiganiro tugirana nabo kugira ngo barusheho kumenya neza amahitamo yabo bagize, by'umwihariko nko mu cyumweru cya mbere murakimenyereye ko tukita induction week. Yego, kiriya cyumweru rero mu myuga yose itandukanye muri buri koleje abahagarariye career guidance muri za koleje bagirana ibiganiro bitandukanye bitewe n'amasomo hatangirwa, bakagaragarizwa ibyiza byo kuba barahisemo ayo masomo kandi bakerekwa n'inyungu bazakuramo mu gihe bazaba barangije ayo masomo. Career guidance rero irakomeza no mu gihe cyo kwiga, aho abanyeshuri bagana babishinzwe nko kurushaho kumenya amakuru y'ibanze mu bijyanye n'ibyo biga, ndetse no kurushaho kureba kure kugira ngo bamenye amahirwe y'imirimo ahari hanze, yaba kwikorera cyangwa se gukorera ibigo no gukorera bikorera ku giti cyabo. Ibyo byose ayo marembo aba yagutse. Bahabwa rero n'ubushobozi butandukanye mu bijyanye nko gushaka akazi, kumenya amakuru, ni gute se dushobora gushaka umurimo, ni gute se umunyeshuri ugeze igihe cyo gushaka kugira ngo yongere ubumenyi, harimo n'ibijyanye no kwimenyereza umurimo mumenyereye ku izina rya industrial attachment, gukorana cyangwa se stage, gukorana n'ibigo bitandukanye harimo n'inganda mu bufatanye tugiye dufitanye, ku buryo abanyeshuri igihe kigeze cyateganyijwe basha gusohoka bakava mu ishuri bakajya gukorera muri izo nganda n'ibigo, kandi igihe bamarayo bigaragara ko gitanga umusaruro, kuko abenshi za projet zabo zisoza icyiciro baba biga usanga ariho ziba zishingiye. Ibyo nanone byiyongeraho ababa bafite amasomo y'igihe gito, dufite benshi batandukanye babyifuza, harimo n'ababariza amasomo asanzwe ariko bakabona ko icyerekezo cy'umwuga ariyo mahitamo aje uwo munsi, bemerewe kuza kwiga amasomo y'igihe gito, yaba amezi 3, 4, 6, umwaka se bitewe n'icyifuzo cyabo, bagahabwa ayo masomo. Ariko bo akenshi baza bafite intumbero yo kwikorera, ku buryo aza akavuga ati niba nje kwiga ibijyanye no gutunganya umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, ndaza mbyige ngende mbikore mu gace mperereyemo. Ku buryo rero twavuga ko iyi gahunda yacu ya career guidance yagiye ifasha na bamwe mu baza bumva ko baje kwiga, wenda dukurikije amateka y'igihugu cyacu imyuga yafatwaga nk'amahitamo ya nyuma. N'uyu munsi turacyafite abantu bakuze bumva ko umuntu utagiye muri kaminuza no mu byiciro byo hejuru ngo akomeze yige, uwo ngo adashobora kuzagira icyo yimarira. Rero bamwe mu bana baza bafite iyo mitekerereze, ariko ugasanga uko ibiganiro no kwerekwa amahirwe ahari mu kwiga imyuga barimo, ndetse no hanze uko hahagaze, barushaho kugenda babona ko burya amahitamo bafite ahubwo ariyo y'ukuri, kandi hari abatanga ubuhamya nyuma yo kurangiza amasomo batubwira uko hanze bimeze, tukabona ni ibintu bishimishije. Urakoze cyane kudusobanurira cyangwa se kudusangiza ibijyanye na career guidance muri rusange. Reka ngaruke iburyo bwanjye. Mama yatubwiye yuko aturutse Toulouse, hari umunyeshuri wiga ubumenyi ngiro, watisemo kwiga ubumenyi ngiro. Duha ishusho rusange y'umuntu uri Toulouse, uba wize umwuga n'umuntu utarize umwuga. Ese ishusho y'umuntu wize umwuga atandukanye n'umuntu utarize umwuga muri biriya bihugu byateye imbere? Murakoze cyane. Umuntu wize umwuga burya aba afite double competence, ni ukuvuga ko aba afite umwuga azi gukora ariko akaba azi n'ubwenge. Aricyo nshimira n'iki gihugu cyacu, kuko iyo career guidance bazana mu myuga bituma umuntu yiga izindi ndangagaciro, akamenya yuko atari umukozi gusa,
gukora kuko na za roboti zishobora gukora ibintu zikanoza umurimo, ariko wakongeraho ako kanoza murimo k'umuntu k'ubunyamuntu byerekana yuko adapfa gukora ibyo abonye bamubwiye ngo kora iki, ahubwo abanza kubitekerezaho akareba ni ingaruka zose zishobora uwo mwuga akora ushobora kugira akamaro, harimo inyigisho ari ku batoya ari no ku bakuru. Kandi ikindi iyo career guidance imarira abantu ni ukuvuga ko niba n'umwuga bawuguhitiyemo ari ababyeyi bawe, niba na leta yagushyize muri iryo shuri utarihisemo, ntabwo ugomba kuvuga ngo ibi simbishaka, kuko ntabwo ubuzi hari imbere yawe uko hazamera. Ushobora kwiga uwo mwuga utawushakaga cyangwa atari wo wari wararambirijeho watumvaga biri mu ndoto zawe, ariko uko ugenda wigira imbere ukagenda ubona akamaro gufitiye, kandi nka biriya mugenzi wanjye Bonaventure yavugaga, ukagenda ubona n'imirimo mishyashya igenda ivuka ifite agaciro, wenda icyo gihe wigaga iyo mirimo itari iriho. Isi iri kugenda ihinduka, tekinoloji iragenda ihindura ibintu byinshi cyane. Iyo uzi ubwenge rero, kandi muri iyo career guidance gusa ntibakwigisha gukora icyo kintu, bakwigisha nawe ubwawe kujya kwishakira, kumenya kugira amatsiko, kumenya gufata ibyo uvanye ahandi ukabihuza n'ibyo wize, kumenya kubaza ibibazo, kumenya nawe ubwawe kwibaza utese niba iki kintu kitanshobokeye ubu ngubu naba nkora iki kugira ngo umunsi isi environment izaba nziza nzabashe kugikoresha, cyangwa se nakwihangira iyihe mirimo. Uko urabona abantu benshi kera bahangaga amaso leta, kavuga ngo nindangiza amashuri nzicara ntegereze ko leta impamagara ngo ngwino tuguhe imirimo. Aho ntuye rero leta ntigitanga akazi, navuga yuko abakozi ba leta irabafite nta bandi gifata. Na hano iwacu leta ntifite ubushobozi bwo guha akazi abanyeshuri bose basohoka, ariko iyo wize yuko icyo uzi gukora ushobora kukikora ukakigurisha ukagikundisha undi ukakivanamo inyungu ukiyubaka ugaha serivisi nziza abantu bakigusabye, ntabwo urangiza ishuri uhangamiye leta ngo mbese muzampa akazi ryari, ahubwo wowe wiga vuba ugira uti ese nzatangira ryari gutanga umusanzu wanjye ngo ibyo nize mbibyaze umusaruro niteze imbere kandi n'abandi bibateza imbere. Erega ubu ngubu u Rwanda rumaze kugaragara hanze nk'igihugu koko gifite ubushake, gifite guverinance nziza, kizaho kigana, kidapfa guhuzagurika, kuko amateka nyine twanyuzemo yaratwigishije, yaratubabaje, ariko yaranatwigishije, aduhesha n'ishema. Bityo rero aho turi nka ambasaderi b'u Rwanda, kandi tukagenda tureba ibintu byagira u Rwanda akamaro, tukabwira abinaha abayobozi tuti ese mwaje mukareba kiriya kintu mukakizana mu Rwanda kikatugirira inyungu. Niba mukeneye umuntu mwatuma mumbwire ngeyo mbibasabe mbizane hano. Bityo rero nicyo gituma aba bana biga tekinike nibaramuka bagize imishyikirano ikomeye, imibonano partnership ikomeye n'aya mashuri yo mu rwego rwo hejuru, ntibazongera kudusuzugura, kuko bazajya babona amadiplome batanga hano ari kuri nivo imwe n'amadiplome batanga aho ngaho. Ubundi nkatwe twagiye mu Burayi kera, wageragayo bakakubwira ayo mashuri yanyu mwiga ntashobotse, ntago tuzi niba warize cyangwa niba utarize, iyo diplome ntituzi niba warayitoraguye cyangwa niba warayiguhereye ubuntu, bakanga kwemera ibyo twize. Ariko umwana uzajya yiga nk'ibyo biga, bakareba kwirikira bagasanga ni zimwe za hano bize, bakareba tekinike abana biga hano bagasanga na hariya nizo biga, ntago bazongera kudusuzugura. Umwana wa hano nashaka akazi hariya azagenda agakore, nashaka akazi mu kindi gihugu azajya yerekana certificate, bakompare n'ibyo bariya biga basange ntawe kibamurushije. Niyo mpamvu rero twebwe tuba dushyiramo umurego ngo ibyo bihugu bereke kudusuzugura, bimenye ko u Rwanda rwacu rufite agaciro, rwiyubaha kandi rugendera ku mirongo igaragaye, ko abayobozi bacu mbese bafite gahunda n'intumbero mbese iri clair, intumbero isobanutse. Nibyo rero twifuza, nirwo Rwanda rw'ejo dushaka. Nicyo gituma abana bacu koko tugomba kubarera neza, ari mu myuga ariko ari no mu myitwarire, ari no mu ndangagaciro, ari mu myifatire. Iyo ugeze muri entreprise wifata ute, iyo ugeze imbere y'umuntu wifata ute, umubwira iki, ikinyabupfura, ibintu mbese byerekana yuko ntacyo baturushije.
ibyo rero nibyo bituma twiyubaha aho umunyarwanda hose anyuze akahasiga inkuru nziza akahasiga amatsiko bavuga bati urwo Rwanda tuzajya kurureba ntabwo amateka mabi aturanga y'ibyago twagize jenoside yakorewe abatutsi yego tuzahanagura amateka ariko ntabwo bizadusubiza inyuma ahubwo bizadufasha kugira umurego wo kujya imbere kugira ngo twerekane ishyaka naho tugomba mbese aho badushubije inyuma twebwe tugerageze kuziba icyo cyuho ngo twihute tugire umuvuduko utujyana imbere. Birumvikana ko leta y'u Rwanda ifite ingamba nziza ndetse n'ikigo nka Rwanda Polytechnic kireberera ibigo cyangwa se ibigo by'amashuri yigisha ubumenyi ngiro n'imyuga. Leta y'u Rwanda birumvikana ko ifite gahunda nziza ariko se wa munyeshuri uri mu ishuri uyu munsi ikintu asabwa n'iki nk'umuntu ufite inshingano cyangwa se ufite ubushake bwo kuba wagayidinga umunyeshuri cyangwa se wamufasha mu buryo runaka kugira ngo abashe kwiteza imbere? Umunyeshuri uri mu ishuri wiga muri Rwanda Polytechnic arasabwa iki? Umwana rero wiga muri aya mashuri y'imyuga ngewe namubwira nti mwana wanjye ni nkuko abana banjye nabo bangana gutyo, iga neza fata neza amahirwe uhawe, wigiye umwuga umenye kuwunoza, ntujenjeke, ntukorere ijisho, umenye ko icyo wize cyose ari ingirakamaro kandi ntiwitekereze wowe ubwawe uvuga ngo uyu mwuga ngo ndawukunda sinkukunda uzangirira akamaro ki. Gira urebe waguye urebe ibyo igihugu gikeneye. Niba utagakora ako kazi wakigisha undi wakagakora. Gira uti aya mahirwe mbonye hari abana benshi bayifuza ntibayabone, hari abandi bakwifuje kuba muri iri shuri bakaba badahari wenda kubera ko imyanya ntihagije ku bana bose cyangwa se n'amikoro cyangwa se n'ibindi nzitizi ushobora guhura nazo. Ariko wowe niba uri hano wita igihe, gira amatsiko, egera abayobozi aba bakariya guidance officer ubagisha inama kuko hari ibyo yasobanuye Bonaventure babagiramo inama bakabigisha uko witegura kujya mu kazi, bakabigisha uko witegura kuba umuntu wuzuye, bajye babareberaho barebe uko bakora, bafungura amaso, basohoke, bagende batembere hose, bityo uwo mwana azavemo afite ubwo bumenyi tekinike bwuzuye kandi afite mbese ibya bintu navuze ngo ni double competence, ni ibintu bibiri bigufasha ntubure uza akazi gusa ariko ukabona n'umuntu wicaye mu gitereko neza. Kandi abo bana nibo baduhesha ishema, nibo batuma u Rwanda rw'ejo ruzaba rwiza, nibo twizeye twe dutangiye gusaza, nibo bazakomeza. Nicyo gituma muri za ngingo njye nababwiye UNESCO ivuga iravuga iti banza umenye uriwe, umenye values zawe, umenye icyo ukeneye, ariko numara kwimenya u Rwanda ntago ari wowe ruhagarariyeho, wagure urebe no hirya no hino kugira ngo uvuge uti ejo bundi nzavamo umugabo cyangwa nzavamo umugore uzakomeza kubaka iki gihugu. Yumve ko afite responsibility, twese dufite inshingano. Yibaza ati umwanya wanjye n'uwuhe, yibaza ati contribution yanjye izabiyihe. None se niga nseta ibirenge nkiga mu gitondo nkabyuka niganyiriza, ibyo byose bizagutera ubumuga bwo kutagenda neza. Kandi washoboraga kuzavamo umugabo uhamye cyangwa umugore uhamye, utanga service nziza, ufite ishema, n'userukiye u Rwanda ukagenda uruserukira neza. Uwo mwana rero uri hano ndababwira ngo ubu ngubu rwose kwiga imyuga mbese navuga ko bigezweho. So kuvuga ko n'ubundi batari bakeneye imyuga, ariko ubu ngubu abantu bose barabikangukiye kubera ko hari ibintu bitangiye gusaza. Urabona nk'ubu haje ibintu, isi yacu itangiye hari impinduka gihe, hari za resources zitangiye kuba nkeya, hari changement climatique nk'ibi ibihe byarahindutse, biradusaba kongera kugira indi mitekerereze mishyashya kugira ngo twirinde kubaka igihugu cyacu, ariko dutekereze n'isi yose. Tuvuge tuti isi yacu dutuyeho isenyutse cyangwa ipfuye twapfa natwe. Ibyo byose rero umwana iyo atekerera atyo areka kwitekereza ubwe,
akafungura amaso kandi ntatinye abayobozi bamugira inama bamuherekeza. Nicyo gituma tuvuga tuti n'aba bayobozi ariko nabo aba bakozi bakorana n'amashuri nabo bakeneye gufashwa, bakeneye yuko hierarchy yabo hejuru ibashyigikira, ikabafasha kugira amahugurwa, ikabafasha kugira ibikoresho bihamye, ikabafasha kubona umwanya wo gufasha abana ariko nabo bakabona umwanya wo kongera kwihugura, kandi ikabafasha kubona abaparteneri hanze babafasha gukora batekereza ibintu bishyashya ntibasigare inyuma. Ibyo byose rero ndumva twabitekerezaho tukazabiganira n'abayobozi kugira ngo babishyire muri programme, muri gahunda y'ukuntu twakomeza gufashanya. Murakoze cyane. Reka ngaruke kuri Bonaventure gatoya. Bonaventure umwe mu bafite inshingano muri career guidance muri iki kigo cya Rwanda Polytechnic. Ese ingamba zihari uyu munsi ni izihe? Ni izihe ngamba muri guteganyiriza abanyeshuri? Murakoze. Zimwe mu ngamba zihari nk'uko ikigo cyacu cyubatse mwarabibonye cyangwa se murabibona iyo muri kuganira n'ubuyobozi bw'ishuri aho muhereye mu makoleje. Buri koleje igiye ifite abakozi nibura 5 bashinzwe career guidance. Ubwo turavuga ibijyanye, hari ababafasha guhitamo umwuga murimo no kugumamo neza kuko mwaramaze guhitamo amasomo muziga. Hari ababafasha mu bijyanye na entrepreneurship, kwitekereza, kugira ibitekerezo byo kwihangira ibyo umuntu yakora igihe yaba atakiri mu ishuri, cyangwa se hari n'abatangira bakiri mu ishuri bakazasoza amasomo bafite ibitekerezo byiza batangiye no gushyira mu bikorwa. Hari abashinzwe kubafasha no kubonaho mwimenyereza umwuga muri za nganda cyangwa se bya bigo bikora ibijyanye n'imyuga abanyeshuri bacu baba biga. Iyo rero tufite icyizere ko mu gihe kiri imbere twagize ibihe bitari byiza bitewe n'iki cyorezo cya COVID, aho inganda n'abatanga serivisi zijyanye n'ibyo amasomo abanyeshuri bacu biga bisa nkaho byagiye hasi mu mikorere, ku buryo abanyeshuri bacu uburyo bwo kwimenyereza butanoze nk'uko byifuzwa. Ariko uko igihe kigenda gihita hari ingamba zo kurushaho kugirana imikoranire myiza nabo no kugaragaza no kwegerana tubifashijwemo na leta. Dufite ikigo cyiza Rwanda Development Board, nacyo gifite gahunda zijya gusa nk'izijyanye no gufasha abanyarwanda by'umwihariko urubyiruko yaba ari urwiga n'ururangije amasomo kurushaho kumenya neza no kwimenyereza umwuga no gutekereza byagutse kugira ngo babe batekereza ibyo bakwikorera. Kandi iyo turebye mu bice bitandukanye bigaragara ko hari umusaruro bitanga. Ubwo rero nk'ikigo cyacu kitekereza gukomeza kurushaho kubaha ikaze, kuko benshi muri bagenzi banyu bigaragara ko bataramenya uruhare rwa career guidance mu gihe cy'amasomo yabo. Nubwo atari imwe muri gahunda y'amasomo nk'uko mugira igihe cyo kubazwa mugahabwa n'amanota y'ibyo mwakoze, iyo ni serivisi ihari kugira ngo muyigane igihe cyose mubyifuza. Niba ufite icyerekezo ushaka kwerekezamo, hari nka bamwe mu bo dufasha batekereza imishinga y'ibyo bakora, ariko ugasanga hari ubumenyi rusange badafite ku bijyanye no gukora imishinga cyangwa se hari ibintu runaka batatekerejeho. Iyo rero bagannye ibyo biro bya career guidance bagerageza guhabwa ubufasha no kurushaho kuyinoza. Niba sari n'imishinga ishobora gusaba abaterankunga, ibyo bikorwa byose bigiye bikubiyemo. Rero ni byiza ko abanyeshuri bamenya ko bahawe ikaze mu buryo buhoraho, bakajya baza bakatwegera kandi tuba twiteguye kubafasha kugira ngo barusheho gukunda neza ibyo biga kandi bagire n'icyerekezo cyo gutekereza ibyo bazakora nyuma y'amasomo, aho guhanga amaso ku murimo ahubwo bagahanga amaso ku byo batekereza bafitiye n'ubushobozi bwo kwikorera, kuko ari ryo terambere ry'igihugu rirambye. Ndatekereza ko career guidance itangirira muri umunyeshuri akigera muri Rwanda Polytechnic mu cyumweru cya mbere, wenda na nyuma yaho aho ashobora kugira ikenera amakuru runaka. Ariko none reka tugaruke inyuma ku munyeshuri wiga muri segonderi. Hari umunyeshuri wiga muri segonderi uba utekereza ati nziga umwuga, nziga ubumenyi ngiro. Uyu munsi ni iki kintu cyamushishikariza guhitamo kwiga umwuga cyangwa se ubumenyi ngiro? Hari abafite amahitamo atandukanye. Iyo umunyeshuri akiga muri segonderi afite amahitamo atandukanye yo kuvuga ngo nahitamo iki. Ni iki kintu nka career guidance mubona gishobora gushishikariza umunyeshuri ukiri hasi guhitamo kwiga ubumenyi ngiro n'imyuga? Murakoze cyane. Ni ukuri ko hari amashuri yo mu byiciro byo hasi bamwe baba muri ya myaka 3 ibanza baba bazahitamo ibyo baziga,
nk'uko mubizi hari amashuri y'imyuga afite ibyiciro byo hasi kuva kuri level ya 3 kugera ku ya 5 cyangwa se icyiciro cya segonderi cya 2. Bo ibigo bagiye baherereyemo usanga bisa nkaho byegera amashuri abegereye mu duce baherereyemo, hakabamo gushishikariza abanyeshuri bataragira amahitamo gutangira gutekereza ku buryo bwo guhitamo imyuga. Kimwe mu bintu bishishikaje rero twabwira urubyiruko cyangwa se ababifuza kugira ibyo bahitamo kuziga, nuko ubumenyi butangwa mu masomo yacu bujyanye n'ibintu bikorwa mu buryo buri pratique. Gukora ikintu ukakibona n'amaso ukaba wakereka n'abandi, cyane ko imyuga ihigirwa imyinshi itanga ibintu bifatika. Niba ari uwiga ibijyanye n'ubwubatsi abashobora kukubakira urukuta ukarubona, ubaza akabaza igikoresho cyo mu nzu cyangwa se n'ibikoresho bikoreshwa mu by'ubwubatsi bikoreshejwe imbaho ukabibona, usudira rakora ukabibona. Ibyo rero bituma bamwe nk'abagiye bagana amashuri yacu mu rwego rwo gusa nkaho banayasura bareba ibihakorerwa, barashishikara cyane ku buryo hari nk'ababyeyi b'inshuti zanjye bamaze gufata umwanzuro w'uko bazohereza abana babo kugira ngo baze kwiga imyuga, bitewe n'ibiganiro twagiranye, bitewe n'uko badusuye bakabona ibintu bikorwa bigaragarira amaso birafatika, bakavuga bati umuntu atize ibi nta bindi yakwiga, bitewe n'uko ibyo umuntu akora arabibona. Si ukuvuga ko wenda n'abizi ibindi badashobora kubikora, ariko ibyo ni ibintu bihita bigaragara ku buryo uwo ari we wese ashobora gutekereza nakora iki narize ibi, aho kugira ngo bihere mu mpapuro gusa, cyangwa se biba ari ubumenyi rusange busaba ko abantu bishyira hamwe ari benshi kugira ngo bakore nk'inyandiko cyangwa se inyigo ihambaye. Umunyeshuri wese bitewe n'amahitamo yafite, umwuga wese yaba yiga ashobora guhitamo icyerekezo cye. Si yabikora byose kuko bari byinshi aba yize, ariko agahitamo akantu kamwe akakayoboka, kandi iyo ageze hanze abasha guhangana n'ubuzima, yaba ubwo akifasha, agafasha abagize umuryango we n'igihugu muri rusange kikabyungukiramo. Bonaventure, yes. Ngo nuzize gato ibyo yavuze kuko nibyo. Icyo nanjye nari kuvuga nuko mbese ubu ababyeyi ntibarabimenyera neza n'abana ntibabizi neza. Wenda bakariya guidance officer bashobora kujya bagenda bakajya gusensibiliza, gukora sensibilisation. Hari ikintu dukora aho dutuye cyitwa journée porte ouverte. Ni ukuvuga ko dushaka nk'icyumweru tugafungura nk'ishuri, tugatumira ababyeyi, tukabashurisha amashuri, tukabasurisha ibyo abana bakoze, tukabibereka nk'izo nkuta yavugaga wenda niba ari agakuta umwana yubatse, turiya tuntu bagenda bakora muri za workshop, muri za laboratory, mu bintu byose bagenda bakora. Iyo ababyeyi babibonye aravuga ati umwana wanjye azarangiza azi gukora kiriya kintu, noneho narangiza azakigenderaho cyangwa kifashishe cyangwa kigurishe. Bityo rero aya mashuri mbese ubundi ntazwi bihagije. Abantu bayazi nabi kubera nyine imitekererezo ya kera yo kuvuga ngo umuntu agomba gukomeza kwiga akajya kure gusa muri za universite, ntibigeze baha agaciro imyuga. Ubu rero ni igihe cyo gusohoka tukabivuga, tugasensibiliza ababyeyi nabo ahubwo bakarushaho kubikunda, bakarushaho gukangukira ayo mashuri. Ariko natwe mbese tuyakoramo tugomba kugira uruhare rwo kuyamenyekanisha, gushyira ibimenyetso kuri website yabo ngo abareba babone mbese nuko bimeze, mbese babone ibikorwa, babone umwuga. No muri career guidance hariko ukuntu werekana umwana niyinjira ameze atya azasohoka ameze atya, kandi ukabereka nyine niyo mpana bahaye yuko niyo uwo mwuga ataba ari we yakora. Abafite ni nkuko bamuhaye toolkit, bamuhaye baravuga ati boîte à outils. Iyo ufite uri nk'umuntu ukora mukanisiye, ufite boîte yawe, uragenda wagera imbere y'imodoka yapfuye ukavuga ati muri ya boîte yanjye mfitemo iki gikoresho, ugashaka ukakibona. Wagenda wasanga akabati, utaka akabati ngiye kugafungura kuko mfite urufunguzo. Mbese baguha ivarisi irimo imfunguzo, toolbox, wowe izagufasha aho ugeze hose muri situation izo arizo zose. Utazicara nka wa wundi wize filozofi uzavuga azicara akore filozofi wenda cyangwa abitekereze, ariko nta gikoresho na kimwe afite cyatuma yivana muri iyo situation. Aba bana rero biga imyuga asohoka afite akavarisi karimo ibikoresho byose. Wenda ntibaba bamubwiye bati iki n'iki, nawe uvuge kubera ubwenge bafite, yabonye aravuga ati urufunguzo rushaka kwinjira, aka naka gashobora gufungura. Cyangwa se niba hakuriya mwahoze mugera aka kagozi katagera shobora guconnectingaho kandi bikagera hariya. Mbese baba baramwigishije we ubwe
kwishakira ibisubizo. Bityo rero nicyo gituma ishuri ry'imyuga ngewe nyikunda cyane rwose, nkaba nshishikariza abantu bose kuyijyamo, natwe tugashishikariza kuyimenyekanisha, kuko tekinoloji zizakomeza zihinduka zigenda zirushaho kuba modern, natwe tugomba kuba turi update tukabimenya, tugahita tubifatira aho bigeze, ntidusigare inyuma ngo tuvuge ngo ntacyo twabona dukora. Reka wenda dusoza kino kiganiro, hari igihe umaze mu Rwanda cyangwa se amakuru ufite kuri Rwanda Polytechnic ndetse n'amasomo batanga ndetse n'abagraduate bayo, hari ishusho ufite y'abanyeshuri y'abantu bize ubumenyi ngiro muri biriya bihugu byo hanze n'urwego abanyarwanda tugezeho? Ese urebye muri rusange uri kubona abanyarwanda turi ku ruhe rwego mu bijyanye no kwigisha n'ireme ry'uburezi, cyangwa se no kugira ngo umunyeshuri wize mu kigo nka Rwanda Polytechnic asohoke ku isoko ry'umurimo afite full package? Ese ugereranyije n'ibigo n'ibihugu no mu bihugu byo hanze, kuko uri umuntu wabaye hanze cyane ufite amakuru ahagije ku bijyanye n'uburezi bwo hanze, ese iyo ugiye kureba ubona tugeze kuri uruhe rwego? Mu Rwanda urabona tugeze kuri uruhe rwego? Dushyize mu gaciro turimo kwiyubaka, twebwe turi mu ntangiriro. Urabona kuva kera ntabwo bari barabishyizemo ingufu bihagije, ubu nibwo abayobozi bacu ko babishyizemo ingufu, ariko urabona ko ibintu birimo kuza. Ibihugu byateye imbere buri muri tekinoloji z'urwego rwo hejuru. Ngewe nababwiye nkaho ntuyituruzi niho bakora izi ndege za Rwandair. Ubwo rero urumva tekinoloji yaho iri develope cyane ni iyi aeronautique. Ikindi haba biriya bigenda juru, ziriya za satellite, nuko bafite centre de recherche kuri aerospatiale, nibyo bita les objets embarqués, ibyo bajyana mu ndege za mikro, ibifatanya ibya security byose. Urumva bo umuntu akora tekinoloji bitewe na besoin, bitewe n'ibyo akeneye. Ariko icyo nashimiye u Rwanda nuko mu ntara zose bagiye bashyiramo ishuri rijyanye n'ibyo abana baho bashobora kwiga, barebye environnement barimo. Wenda ukabona tourisme na environnement babishyize nyine aho dufite amashyamba n'iki, ubuhinzi bukajyaho, nabo niko babitekereje. Mbese iyo urebye uko hano batekereza, erega abantu bose buryo batekereza kimwe, natwe niko twabitekereje, kuko hafi aho nakubwiye nyine hari industrie aeronautique, ariko hari n'ubuhinzi cyane. Biriya rero bya agro processing, biriya bya supply chain, byose nabyo barabihakorera. Bakora imiti, bakora za recherche, dufite centre recherche ya mbere ya cancer, kuri cancer aho ngaho. Urumva tekinoloji y'ibyo ngibyo bayikonsantra aho ngaho. Mu kandi karere ugasanga aho bakora amamodoka nabo bafite ibyo bikoresho by'abana biga n'amashuri ajyanye nk'ibyo. Ubu rero ngewe ingamba aho mbona tugeze, ubungubu bari muri formation y'abantu bita kuri production. Nasuye ishuri rya Tumba, nabonye laboratoire zaho na workshop zaho, rwose zirashimishije, ariko ngewe icyo ntekereza ni urwego rwo hejuru. Nibamara kwiga ibyo bamaze kumenya kubikora, bakeneye icyo bita management industriel. Management industriel ni umuntu nyine ugenda agasupervising abantu muri izine, akareba uko bakora, akabayobora, mbese akareba ko ibintu byose bigenda neza, ya quality management. Ibyo niyo mbona ariyo ntera tuzajyaho ubutaha, kugira ngo umenye niba wikoreye n'uruganda cyangwa wikoreye entreprise yawe, urebe chaîne yose y'ibintu bikenewe, aho uzavana matière première, uko bazabitransforma, nibamara kubitransforma uko bizavamo, logistique izabigezaho igomba kugera, mbese ukareba iyo chaîne yose. Ubu rero bari abana ubu bari mu gihe cyo bahugiye mbese kwiga ubumenyi bwo guproduce ibintu byo kubikora. Noneho intera yo hejuru ni ukuzabigisha kureba chaîne yose, chaîne yose ukuntu atari we gusa ukoze ikintu ariko gifite aho cyaturutse. Niba utabonye matière première ya qualité nziza, nicyo kintu nikizaba kiza. Donc ukareba chaîne aho bituruka, ukareba na chaîne aho bizajya, kuko byose biba bifite aho bihuriye. Ntekereza rero ko ari rwo rwego rutaha u Rwanda rwa kwifuza kugeraho. Mbese nk'ubu ari abana basohoka bize imyaka 3, ubwo noneho yaba ari niveau yo hejuru ya masters ya mbere cyangwa masters ya kabiri, kugira ngo koko noneho bakonsolide ibyo bize kandi bagire ubwo iyo vision globale yo kumenya
aho ikintu gituruka, icyo kimara, uko gikorwa niyo kivuyemo uko kigenda. Kandi bya bintu navuze ko isi irimo gusaza turebye, noneho tugomba kwiga ahubwo no kongera uko tuzajya traitement de déchets, uko tuzajya ibyashaje uko twongera tukabikora bikavamo ibindi bintu bishyashya. Ibyo byose rero bano bana ni vitaha, nibyo ngibyo numva ngewe na ndamutse kugira abantu inama nababwira ngo bajye kuri uru rwego kandi dukomeze nivo yo hejuru, twe kugira complexe ngo ibyacu ntaho bigeze. Ngewe amashuri nashoboye gusura nabonye rwose iby'abana bakora bishimishije, birashimishije, biri ku rwego rwo hejuru. Dukomerezaho, twe gusubira inyuma, ubundi dukomeze dushaka abaterankunga badutera inkunga mu zindi nzego zose. Murakoze cyane. Iki kiganiro icyo cyakigamije ni ikiganiro Knowledge Link, aho tugira agashami kitwa Meet Big, tugana n'abantu batandukanye bafite experience zitandukanye, bakabasha kudusangiza bwa bumenyi za experience, bityo bikadufasha natwe kugira ibyo duhitamo cyangwa se ibyo dukora mu buryo bwo kubikora neza kugira ngo bibashe gutanga umusaruro mwiza. Muri aka kanya rero nk'uko mubibona twari turi kumwe n'abantu babiri batwibwiye, badusobanuriye byinshi, batubwiye ibyo bakora, badusangije experience. Ndizera ko byabashije kubafasha buri wese wabashije gukurikirana kino kiganiro. Reka mbashimire kubw'umwanya wanyu. Murakoze cyane namwe. Ndabashimiye nawe. Turabashimiye, murakoze. Yego, kandi mukomeze mugire uruhare mu kubaka igihugu twifuza cyangwa se u Rwanda twifuza, mu gutanga ireme ry'uburezi muri rusange. Yego, natwe turabashimye, twizeye ko tuzasubira tubereka ibyo twagezeho. Murakoze. Ibihe byiza bana. Yego, ibihe byiza namwe. Okay. Yes, mwabibonye rero, murakoze cyane abaduganije, twishimiye ko babashije kuduha umwanya uhagije tukaganira ku bintu bishobora kudufasha mu rugendo rwacu rw'amasomo abanyeshuri mu kiganiro Knowledge Link. Ikiganiro cyacu Knowledge Link ni ikiganiro kigaruka umunsi ku munsi. Turabashimiye cyane.